tubahaye ikaze mu kiganiro umutekano cya polisi y'u Rwanda mu rwego rwo kunoza serivisi yo gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yashyizeho gahunda zinyuranye zigamije gushishikariza abantu gukoresha bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange kuruta uko buri wese yakoresha imodoka ye. Ibi nabyo biri mu ngamba ngari za guverinoma y'u Rwanda zigamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere isohorwa n'ibinyabiziga ndetse no guteza imbere ubwikorezi butangiza ibidukikije. Nanone hagamijwe korohereza ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ifatanyije n'Umujyi wa Kigali bashyizeho uburyo bwo guha inzira ibi binyabiziga mu bice bikunze kugaragaramo umuvundo. Ibi birimo itara ryihariye riyobora ibi binyabiziga mu masangano y'imihanda ndetse n'igisate cy'umuhanda byihariye byonyine. Muri iki kiganiro turagaruka kuri iyi gahunda ndetse n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Turaganira na bamwe mu bakoresha umuhanda batubwira uko babyakiriye ndetse n'icyo bije gukemura. Turaganira kandi n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, nawe aragaruka ku ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ndetse n'icyo abakoresha umuhanda basabwa. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ivuga ko ubu buryo bwashyizweho kugira ngo abantu bayoboke gukoresha bisi kandi bugikomeje kunozwa kugeza igihe amahitamo meza yo gukora ingendo azaba ari ugutega bisi za rusange. N'ubundi icyo tugamije ni ukugira ngo bisi zizerwe, ni ukugira ngo zibashe kugenda vuba. Dusanzwe tugira ibibazo by'imivundo cyane mu mijyi. Icyo dushaka ni uko niba bisi itwaye abantu 70 hari abandi bari kugenda mu modoka zabo wari umwe ni uko bisi habwa priorite aho bishoboka. Mu buryo aho iyo ugeze ku masangano y'imihanda cyangwa kuri za feruje bisi habwa umwanya ikagenda mbere, cyangwa se aho bishoboka hakaba agace kagenewe bisi gusa aho bishoboka. Ibyo bitangirane n'iyo linye ya downtown kugera Remera, ariko mu mezi 6 ari imbere bizagenda bishyirwa no mu yindi mihanda. Muri rusange ikigamijwe ni ukuvuga ngo dushore no kuzamura urwego rwa serivisi rw'umuturage. Bisi ihinduke uburyo bwo kugendamo umuntu ahitamo mbere y'ikindi cyose. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratubwira byinshi kuri iyi gahunda ndetse n'uruhare polisi nk'urwego nyubahiriza tegeko ifite mu gushishikariza abakoresha umuhanda kubahiriza ubu buryo bushya bwo kugenda mu muhanda n'uko bizafasha mu kurushaho gusigasira ituze rusange ry'abawukoresha. Gahunda yo gushyiraho ibisate cyane cyane masangano y'imihanda hano mu mujyi wa Kigali yorohereza ibinyabiziga bitwara abantu benshi, ubwo ndavuga bisi n'ibindi binyabiziga bitwara abantu barenze 8 kujya bitambuka mbere. Ubu ngubu ku bantu bari mu mujyi wa Kigali bigaragarira cyane ahahoze gereza ya Nyarugenge, ukaza ukarinda ugera kuri mu mujyi kuri peage ndetse na Sofetrade baraho baratunganya aho hantu na Rwandex ku muhanda uzamuka ujya Gikondo ndetse no ku muhanda ujya mu Gatenga uca imbere y'urusengero rwa Zion Temple. Aho ngaho niho mu ikubitiro batangiye gushyira ibyo bisate bigaragaramo amagambo yanditse ngo bus only cyangwa bisi zonyine zo zemerewe kuhaca. Bamwe mu bakora ingendo nabo bavuga ko ubu buryo ari bwiza kuko buje koroshya ingendo zabo, haba mu kuzihutisha ndetse no kudahendwa, cyane ko imbogamizi bahuraga nazo zari ugukererwa, gutegereza igihe kinini. Twayakiriye neza. Urugero ku ruhande rwanjye nk'umunyeshuri ni ibintu byiza kuko nashoboraga kuza hano muri gare nkamara iminota 40 nicaye muri bisi itarahaguruka bategereje ko abagenzi binjira, ariko ubu ngubu ni ibintu biri structured, biri mu buryo bwubakitse. Kuri arete naho gutahana uko byari bimeze nicaraga isaha, ariko ubu ngubu nta minota 10 ndi kwicara, ni guhita naha nkagera mu rugo ku gihe ndetse no ku ishuri nkagerayo ku gihe. Iyi gahunda twayakiriye neza cyane. Impamvu ya mbere twayakiriye neza cyane, tugerera ku kazi ku gihe. Icya kabiri niyo dutashye tugerera mu rugo kare tukabasha kuruhuka, tukaryama tukabona igihe turi bubyukire tuza mu kazi, nta kuvuga ngo none ngo ndagenda ntinda mu nzira. Twebwe tuva mu rugo ubu tuvuga ngo tugiye ku kazi turagerayo iki gihe n'iki, tukahita dutangira akazi ku gihe. Ibyo ni ikintu cya mbere twabyishimiye. Ubwo zirahari nyinshi cyane, ni ukuvuga ngo abantu batega bisi itwara abantu barenze 8 haba harimo abantu benshi bagiye batandukanye bafite utuzi dutandukanye. Wa mwanya twamaraga bisi itegereje abantu no mu byapa igenda itindamo, uwo mwanya wakuweho, kuvuga ngo buri muntu wese ari kubasha kugera ku kazi uko bikwiye. Abatwara imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange nabo bagaragaza ko iyi gahunda ifite akamaro kuko ngo wasangaga abagenzi binubira gutega bisi kubera ko zitinda kandi nabo akazi kabo kakadindira.
twayakiriye neza, yaranadushimishije kuko ntago izindi modoka zahagaraga imbere ntizive mu nzira ngo twihutane abagenzi bakinubira bisi kwitinda bakitegera mu moto, ariko mwaduhereye inzira ntago abagenzi batishishikarijwe kuba bajya gutega moto, bashishikarijwe gutega bisi, biranabashimisha kuko irihuta. Iyo twagendaga cyane cyane abamotari bakundaga kutwitambika bakatwima inzira, bikaba byatuma unakora n'impanuka kwa kundi ugenda ushaka kumuca ku ruhande, ariko ubu ngubu uragera muri kiriya gisate rwose ugahita wihuta ukomeza, bikadufasha kwihuta n'abagenzi. Gahunda twayakiriye neza kubera ko twebwe abashoferi byaratwohereye, cyane cyane mu gihe cya ambutiyaje cya mu gitondo imodokari zirabogama zikajya ku ruhande, twebwe tugatambuka nta kibazo dufite, bityo n'abantu dutwaye bikaba byiza nabo bakishima, ibikorwa bagiyemo bya leta bikabyorera bakagera mu kazi igihe. Kino gisate cyemerewe kuba utwaye abantu bari hejuru kuva ku 8 kuzamura, abantu bari munsi y'8 ujya mu gisate cy'imodoka zisanzwe, barabidusobanuriye cyane, turabizi natwe ntabwo tujya tubikora. Reba n'umuntu utwaye imodokari ku giti cyiwe narabibona akamenya yuko imodokari ya bisi cyangwa indi modokari nini irengeje imyanya 8 ariyo bo bakwiriye kugenda muri icyo gisate. Cya gisate tuzajya tukijyamo mu gihe nyine dutwaye abantu kugira ngo bibafashe kwihuta. Genera ubutumwa abantu batwara imodokari zisanzwe rusange nuko bamenya kiriya gisate, bakamenya ko ari icya bisi gusa. Motari arabona umupolisi yakubwiye ngo gwino, umumotari akaza nyine agahita akurikira ya bisi, ariko ikintu cyaba cyiza nuko n'abamotari babimenya yuko kiriya gisate ari icy'amabisi, batwaye abantu benshi kugira ngo babihutane bakabasha kuba baduha umwanya. Ubutumwa naho abantu bakoresha umuhanda ni uko babyubahiriza kiriya gisate bageneye imodoka itwara abantu benshi, bakwiye imodoka itwara abantu benshi kandi haba harimo abantu batandukanye, hashobora kuba harimo umuganga ugiye kuvura abantu, harimo umunyeshuri ugiye kwiga n'abandi bakozi baba bagiye mu kazi gatandukanye kandi gakenewe k'igihugu. Ubwo rero ubutumwa natanga ni uko twese twabyumva kimwe tukabyubahiriza. Abatwara imodoka ntoya ndetse n'abamotari nabo bavuga ko bafite ingamba zo gukomeza kubahiriza inzira zashyiriweho ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Bavuga ko ari gahunda izabarinda kubyigana n'izi modoka z'amabisi ndetse n'impanuka bishobora guteza. Reka nshimira abatekereje kuri iyi gahunda kubera ko ni gahunda nziza kandi ikwiye, inaboneye ndetse inaziye no mu gihe nyacyo. Ntekereza ko bandi batikorera bizabafasha, ndetse n'abafite gahunda zihuta kandi badafite ubushobozi buri hejuru bizabafasha mu kugira ngo za gahunda zabo zihute. Gahunda ni nziza kuko hari igisate kimwe bisi igomba kunyuramo, wasangaga igihe bisi ikuri inyuma bakubita amahoni, akaba wagira ubwoba, akaba wabonga mugenzi wawe uri imbere, ndetse kugira tuzongera kubaho. Ibyiza byaho biri ni uko nyine hari abantu nyine baba bateze bisi nyine bashaka kwihuta, rero nk'ahari amaferuje kubera akunda kuba ambutiyaje, byafasha nyine bisi zikajya zigenda mbere, byaba ari byiza. Twese rero hamwe dukwiriye kuba tuyumva nka gahunda nziza kandi ikwiriye. Wabona ya bisi haba ari ahadaciye imirongo, ukamenya ko ukwiriye no kuba wubahiriza ayo mabwiriza yashyizweho n'abayobozi bacu. Ni ukuvuga ngo kiriya gisate cya bisi nkatwe abamotari ni ukukirekera tugakinyura ku ruhande, kuko twabonye muri feruje bisi nitambuka mbere ishobora nk'amasegonda agera kuri 5, ubwo no kureka bisi igatambuka tukabona gutambuka nawe. Ariko turakangurira abantu gukoresha shortcut imihanda yo muri karitsiye kugira ngo na rwa rujya n'uruza mu buce bw'imihanda dufite bibashe kugenda neza hatabayeho umuvundo mu muhanda. Abantu tumenye no gukoresha imihanda yindi yagiye ishyirwaho mu makaritsiye agera aho abantu bataha cyangwa se bafite gahunda zabo. Mu gusoza iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda araburira abatwara ibindi binyabiziga ko badakwiye kunyura muri iki gisate
ndetse ko nyuma yo kubigisha hari ibihano bitegereje abazabirengaho. Imodoka zose zitari mu cyiciro cya bisi, zitari mu cyiciro cy'amavani atwara abantu 8 no kuzamura, imodoka itari ambulance, imodoka atari iya fire, ntabwo bazaba bemerewe kunyura muri ibyo bisate byagenwe. Ubutumwa rero bureba abantu bose, ariko by'umwihariko nibutsa n'abamotari ko nabo aha hantu batemerewe kuhanyura. Igihe cyose bitubahirijwe, birumvikana ko hashobora kubaho ibihano bijyanye no kuba habayeho kubangamira urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byemerewe kuba byatambuka aho hantu. Tubashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro. Turabibutsa ko muri gahunda ya Turindane Tugereyo Amahoro, abatwara imodoka zabo bwite n'ibindi binyabiziga bito bakwiye kurinda umuvundo bisi zitwara abagenzi mu buryo rusange, bubahiriza kudaca mu nzira yazo cyangwa bagakoresha indi mihanda mishya yagiye yubakwa mu bice bitandukanye by'umujyi. Umutekano wo mu muhanda ni inshingano za buri wese. Turindane Tugereyo Amahoro.